nongeye kubasuhuza abakunzi ba Damu TV. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro cyerekeranye no kunywa amazi. Ese amazi amara iki umubiri w'umuntu? Ese ni ngombwa kunywa amazi? Ese mu mazi habamo intungamubiri? Hari ababyemeza abandi bakabihakana. Uyu munsi nabakoreye inkuru ivuga ku byerekeranye n'amazi. Menya uko wanywa amazi, igihe cyo kunywa amazi, ingano yayo ndetse n'akamaro bifitiye umubiri w'umuntu. Amazi ni ingenzi ku buzima bwa muntu, nubwo bivuga ko nta ntungamubiri agira, ariko ni ngombwa kuyanywa kenshi kuko umubiri w'umuntu ugizwe hagati ya 60% na 70% ibiwugize byose ni amazi. Abahanga bemeza ko mu gihe cy'ubushyuhe buringaniye umuntu mukuru akwiye kunywa amazi ari hejuru ya litiro 2 ku munsi. Ubusanzwe umubiri w'umuntu utakaza litiro 1 y'amazi mu nkari, ndetse andi mazi angana atyo atakara binyuze mu byuya, mu nda, mu myanda, ku musarane ndetse no ku mwuka duhumeka, aho ushobora kubibona neza iyo ufashe indorerwamo ugahumeka werekeje mu kanwa. Hari impamvu nyinshi zituma umubiri w'umuntu ukenera amazi menshi. Ese wowe uzihe? Reka tuze kuzibabwira. Mu gihe cy'ubushyuhe, mu gihe uri gukora siporo, imirimo isaba ingufu, mu gihe umuntu yihagaritse, mu gihe umuntu arwaye, umuntu wese akenera ikigero cyihariye cy'amazi bitewe n'ibiro, imiterere y'ikirere utuyemo ndetse n'uburyo umuntu abaho ndetse n'uburyo akora imirimo imwe cyangwa se indi. Aha turaza kureba abahanga witwa batanywa, umutoza w'imyitozo ngororamubiri ukora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ari twaganira n'umunyamakuru w'inzobere mu biganiro by'ubuzima twifashishije Robert G. Davis. Bemeza ko umuntu agomba kunywa amazi menshi cyane cyane mu gihe ari gukora imyitozo ngororamubiri. Agaragaza ingano yayo umuntu agomba kunywa bitewe n'imyitozo yakoze uko yaba ingana. Bavuga ko kandi atari ngombwa kunywa amazi icupa ryose ry'amazi mu gihe wakoze imyitozo itarengeje isaha. Mu gitabo cyitwa Fitter Faster The Smart Way cyanditswe na Just Minute Day, hagaragajwe ko mu gihe umuntu yakoze imyitozo ngororamubiri itarengeje iminota 60, icupa ry'amazi rya mililitiro 500 ubwira rihagije. Ni mu gihe Robert G. Davis na batanywa nabo bagaragaje ko kunywa amazi menshi ari gukora imyitozo ngororamubiri bishobora kugutera ibibazo. Ingano y'amazi umuntu agomba kunywa n'ibijyanye n'ibiro bye. Nk'uko tubikesha kigali-live.com, umuntu anywa amazi menshi usanga ahorana umunaniro ukabije, kuribwa bya hato na hato, umutwe udashyira, kunanirwa gutera akabariro aho bikwiye n'izindi ngaruka. Gusa umuntu unywa amazi neza kandi mu gihe ahorana ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ni byiza ko umuntu abasha kumenya ingano y'amazi akwiriye kunywa bitewe n'ibiro bye, kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza butarangwamo indwara zidasobanutse. Nabasha kubakora icyegeranyo cy'uko umuntu ashobora kunywa amazi bitewe n'ibiro afite. Dore rero ingano y'amazi ukwiriye kunywa bitewe n'ibiro byawe ufite. Niba ufite ibiro 36, ugomba kunywa litiro 1 na mililitiro 2 z'amazi ku munsi. Niba ufite ibiro 45, ugomba kunywa litiro 1 n'igice ku munsi. Niba ufite ibiro 54, ugomba kunywa litiro 1 n'ibice 7. Niba ufite ibiro 63, ugomba kunywa litiro 2 ku munsi. Niba ufite ibiro 72, ugomba kunywa litiro 2 n'ibice 3. Niba ufite ibiro 41, ugomba kunywa litiro 2 n'ibice 6. Niba ufite ibiro 91, ugomba kunywa litiro 3. Niba ufite ibiro 100, ugomba kunywa litiro 3 n'ibice 3. Niba ufite ibiro 109, ugomba kunywa litiro 3 n'ibice 5. Niba ufite ibiro 118, ugomba kunywa litiro 3 n'ibice 8. Mu gihe ufite ibiro 27, ugomba kunywa litiro 4 n'ibice 2. Mu gihe ufite ibiro 136, ugomba kunywa litiro 4 n'ibice 5. Naho mu gihe ufite ibiro 145, ugomba kunywa litiro 4 n'ibice 7. Akamaro k'amazi mu mubiri. Umuti Health.com bavuga ko bitangaje kubona ukuntu amazi afite akamaro kanini kenshi mu mubiri. Amazi ari ingirakamaro kandi atarimo intungamubiri, nyamara atariho natwe ntitwabaho. Mu bigize iyi si dutuye, amazi niyo yihariye ubuso bunini, ndetse no mu mubiri wacu wose ufite 2/3 by'amazi. Si twe gusa dukenera amazi ngo tubeho, kuko ibinyabuzima byose
aho biva bikagera bibaho kuko hari amazi. By'umwihariko mu mubiri wacu muri rusange amaraso agizwe na 83.2% by'amazi. Ibisigaye bindi bikaba nk'insoro, imikaya igizwe na 75% ni amazi, naho ubwonko bukagirwa na 74% by'amazi, naho amagufa akagirwa na 22% ni amazi. Bavuga ko kandi amazi agira uruhare runini mu mikorere y'umubiri wacu, nko kuringaniza ubushyuhe, igogora ry'ibiryo, gusohora imyanda mu mubiri kugira ngo uruhu rwiza n'ibindi binyuranye. Niyo agenga ingano y'amaraso n'amatembabuzi yose mu mubiri, niyo akora amacandwe atuma tubasha kumira ibyo turiye, afasha no kumenyereza no guhindukira amaraso mu ngingo, atuma umubiri ugira ubushyuhe budahindagurika, niyo atuma habaho umwivumbagatanye bw'ibinyabutabire mu mubiri, afasha kwinjiza no gutwara intungamubiri mu bice bitandukanye, atuma ubwonko bubasha gukora neza, ashinzwe ubuhehere ry'uruhu, asohora imyanda, ibyo twariye ndetse n'indi yose ikomoka mu miterere y'umubiri. Igihe cy'ingirakamaro cyo kunywa amazi ku mubiri wa muntu. Ikinyarwanda bavuga ko atari byiza gutekereza ko ubanza kugira inyota ngo ubone kunywa amazi. Mu gihe cyose ufite icyo gukora, uba urimo gutakaza amazi menshi, nubwo aba ataragukamamo ngo utangire kugira inyota. Ni byiza kandi kuyanywa nibura mu minota 30 mbere yo gufungura cyangwa se nyuma yo gufungura, gukora siporo cyangwa kuryama kugira ngo umubiri uyakenere uyabone. Ntako bisa rero nko kunywa ibirahuri 2 by'amazi mu gitondo ubyutse. Amazi yose yaba ashyushye cyangwa akonje agira umumaro utagereranywa mu mubiri w'umuntu. Amazi kandi ushobora kuyafata igihe cyose niyo waba uri kurya, nk'uko bitangazwa na Helen Haribo, umuhanga mu by'imirire. Gusa bishobora gutuma uhaga vuba kubera ko wayanyweye amazi ari menshi.